Natoranye na Mahudani hanyuma tuje natoranyije mu bandi bakobwa nsanga arabahiga ati mpitamo kuzamumurikira umuryango kugira ngo awizihire ati mwese muganire tujyanemo tuvuge yuko uyu mwiza akwiye ibyiza kandi ko akwiye kwizihira ati n'amavunane ati ni gute ntashimira Imana tujyane muri iyo jana tugira tuti yaniriza ko y'amabudu ati mbese ngeneye kuyimbaza kwiza eti n'amabudu amashimisha cyane twakira eti nirasigara amabudu Shetani yalizitenda tokea mwanzo. Tunao watu wengi makanisani, kutenda dhambi kwao sio tishio. Wakikutana pamoja kuabudu, swali ujibu wala waabudu nani? Baba, tunakushukuru neema yako ni ya milele. Kizazi cha leo kinacho majivuno na ukaidi, kutoa pesa kwao sio tatizo, hawajao leo waendelea kuzaa, hawajatubu dhambi wanazitenda, tena ni viongozi kwa kina mama. Kutoa sio shida, lakini wameoa mabibi wengi. Abagaraje mukuru mugende dukure mu mugende dukomeze kumujyana kosana nao, awaambie watu dhambi, wanahubiri ujumbe wa kutoa, wanasahau toba ya msamaha. Ati nyemera murikire mukunzi wanjye dutereze ntabwo na makanisa mengine ya ajabu, wokovu wa Yesu unaongoza, unaokombe kwao sio ajabu, hata mchungaji ati kuko umukunzi wanjye mutahanye mu gitaramo adafite impamvu, ati kuko umukunzi wanjye mutahanye muri iki gitaramo kandi anyizihiye. Arakoze mukaraza, arakoze mukaraza, turaza gukomeza. Egira ngo abantu mwese muze kundiza umurindi w'amashyi twakire tumaze n'umukunzi we. Niba Reverend Amayiza ari hafi yatwebera atera intambwe, hanyuma dushima Imana kuko iki gitaramo. Ijuru ry'abera uduhaye umugoroba mwiza kandi muri iyi nzu ko ari inzira avuga ngo icya mbere ntuzubeshe, icya kabiri ugira imbabazi, icya gatatu ijambo wavuze dutuye tukubona urabazana bakura muri Australia no mu Burasirazuba, Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi twese turaha ukuri kuteye na jo byiza tukuboneraho. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo twakuva tukaje kuko ari ufite amagambo meza. Leta tekisi aliteriza la kota eritation de va emariza ome masikasi gahunda zose zikorerwa zidufite ubwoba nta n'ugushidikanya. Uwabaye hano kuva kera cyakora tugushimiye kuba wakoze n'uyu mushinga nawe kugira ngo abaye bazabona hantu alefoi masipika sore turagushimiye n'amashimeshi kuri Yesu.
amen. Arakoze cyane pastor. Reka sawa karaza wongere batura umurishyo hanyuma abahereza baze kwakira Ange ndetse na Kimazi baracyafite urugendo ariko mwebwe musigaye mushyiraho igitaramo kugira ngo izi ntambwe batera zibaherekeze. Ati hari ibyiza byinshi byagutezwe mukunzi wanjye, ati nyemerera tugendane no mu rugendo. Abahereza bo mu rugo bakwakire. Ati nyemerera ibi byiza bikugwe neza, ati kuko ibyo tuwe biruta ibyo wabonesha amaso. Ati kandi nitangira umunezero wacu. Reka zo mukaraza marike yongera atoranyishakwe. Ati uyu mutana ruguturuwe mukunzi wanjye kandi unyizihire ibihe ibihumbi. Ati zabungabunga umunezero wawe ntugacurangane kuko unyizihira ingoma ijana. Ati uyu mutsima utsitse watwatsikamiye n'imitsi yacu kandi tukiyemeza kutazawutsimbaragaho. Tunyemerere tuwutsinzure tuwusangire n'imiryango. Kibe ikimenyetso cy'uko urugo rugari tuzataha ruzakomeza kutwizera. Bari kumurire mu bata. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Congratulations, you've seen the glory of God. Congratulations, He has done it for you. You will come back with a new song to sing. God is good. And so we come again with a new song to praise. God is good. Oh, oh, oh. Congratulations. 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 See what the Lord has done for you. Congratulations. Yeah. God is good. Don't say that you say can never be the one. I'm not saying make a tell say. See my head and choose 1 month, 2 weeks. You will see the new songs in 2 days. On this time, yeah. Congratulations, you've seen the glory of God. Congratulations, He has done it for you. You will come back with a new song to sing. God is good. And so we come again with a new song to praise. God is good. Oh, oh, oh. Congratulations. Congratulations. See what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Hey. Barakoze abatanyi. God is good. Amashyi menshi cyane kuri abataramye kandi umuhu kwari ukuduha urufunguzo rw'igitaramo tuza kubanamo nabo mu kanya. Bati mu kanya turaza gutondeka injyana kugira ngo dushimire umuryango mugari uduhaye mwiza. Ndagira ngo abantu bose mubashe kwitegereza ubwiza bw'aba ngaba. Ubona Ange na Kimazi muze kuntiza ibiganza byinshi. Turashimire, tubakomera amashyi menshi cyane tubishimira. Hanyuma Kimazi guhindukira ibumoso bwe atwakirire Ange, hanyuma nabiteka mu bwiza bw'Imana. Mutwakirire mubwire ngo urakaza neza mu rugo rugari kandi rukwizihire. Ati ngewe tuzasangira ibyacu byiza byose kugeza iherezo, hanyuma muteke mu bwiza bw'Imana tubataramire. Amashyi menshi tuyabatura. Data mugabo utajorwa ukaba n'ingirigamiro nkema.
iki gitaramo cyiza mwadutekeye cyabereye i Muhinda kituguye neza uko turi twese. None kandi umuryango wa Karangwa uguraha urangaje imbere none ku mukondo umubyeyi Anastase twemereye mutwakira iki gitaramo mukidutekere natwe tuze kukizera. arakoze Canada. arakoze umusangiza w'amagambo. Bavandimwe, umuryango mugari wo kwa Muhinda, inshuti twagiye dutumira hirya no hino, abakwe, abishwa, ba masenge, ba data wacu na barumuna bacu, mwese muryango mugari abumvishije ubutumire bwacu mukatwitaba mukaza gukomeza kwizihizanya natwe muri ibi birori byiza. Nagira ngo mbashimire kuko mwakoze igikorwa cyiza, hanyuma turi buze kubanamo namwe mu mwanya wo kugira ngo twakire umushyitsi mukuru w'uyu munsi wacu. Rero mwese muryango mugari wa Muhinda, namwe inshuti bavandimwe, nagira ngo mubaze mwihe amashyi. Nk'uko nanone mwabitojwe, ndagira ngo ikintu kiri buze gukora aha ngaha ni amashyi n'imbundu. Twaje rwose mu birori, nta kwitangira itama, nta kwibaza iby'ejo, turi mu by'uyu munsi. Rero muze kuduha amashyi n'impundu nyinshi igihe cyose tubibasabira, n'igihe tutabisabye muribwiriza. Ndabizi ko umwana mwiza n'uwo basiga yinogereza. Murakoze cyane, mwongere mwihe amashyi. Musaza Anastase muraho, nagira ngo uhaguruke ngusuhuze mu izina ry'abo mwagendanye bose. Muraho ni amahoro, amashyi, mwageze neza. Nuko ngusuhuje mu izina ry'abo mwagendanye, ntari bubashe gukora mu biganza bose, ariko kuko ari wowe ntore ubari imbere, mu izina rya mwese ndagushuhuje. Hanyuma uwo mwana nambe hafi, muzamunyaruka uko mwabitojwe. Reka badufungurire. Ubu ni ubuki nagushishiye. Burya umbwiye kuzaza naragenda atara nditegura, gutegurira ibyiza, gutegurira ibiryoshye, gutegurira ububuki uze kubwumva. Nyumva utakuryoheye ndashaka n'ibindi, ariko ndabizi ko biri bukuryohere. Sinagutegurira ikintu kitari bukuryohere, ntabwo nagutegurira ibitaryoshye.
musogongere ubuki buraryoshye ku neza ya twese. Reka rero umwana ngo twaze subire mu byicaro. Mbonereho no gusaba ababishinzwe mwakire umuryango wose wa Karangwa urangajwe imbere na Abahire Anastase, mubakire bose kandi no kuri uru ruhande namwe mwiyakire, hanyuma dukomeze tuganire. Anastase rero urakabyara. Kabyara ntanze niyo muvukano, niyo murage kuva kera wa Muhinda nawe. Mu minsi ishize twaricaye hasi dutekereza kubakira abana bacu. Dutekereje kubakira abana bacu, tuza gusubira mu mateka, dusanga umuryango wanyu n'umuryango wacu ari umuryango ugirana igihango. Ni umuryango uzusabana inka n'abageni, ni bene nyakivurwa kivurwa icansi kimwe. Iyo batewe baratabarana, dusangiye umuco, dusangiye akarere, dusangiye intara, dusangiye n'umudugudu, dusangiye n'ubuyobozi bwiza. Twibuka iryo rage, turavuga tuti ntitwarica inyuma, reka turikomeze. Dufata umugabo araza, aza gusaba irembo, irembo murarimuha, muraryugurura, murarimuha. Agarutse atubwiye amakuru, turavuga ati nuko amata yabyaye amavuta. Ntibyatinze nanone tuzana gaju, tuza gufata irembo. Dufashe irembo, murakingura, muracanira, gaju irabira, iravumera. Irakomeza kuko ari we muco wanyu natwe. Twaragarutse nanone turakiranuka, muradukosha, turabakwera, bigenda neza nk'inshuti, nk'abantu baziranye. Tuza guhana isezerano. Isezerano riri y'uyu munsi. Mutubwira ko uyu munsi ari wo munsi muzaza mutugana. Urakoze. Aya mashyi asa n'arimo impungenge n'ubwoba muri bariya kwiyaba abageni beza. Oya rwose niba ngomba karame. Ntabwo basabye Ange ngo ajye ejuru kugira ngo mukwereke ubonye ko byirinze kumukwereka wenyine. Agira ngo mubwire ko no mu bidushimishije nk'umuryango wa Karangwa dushimishijwe no guhekera Ange umuryango wanyu, ariko cyane cyane kumuhekera Kimazi. Nuko niba guhamashije. Ntabwo bahagurikije kugira ngo hagati y'imiryango n'ababyeyi, abasaza n'abakecuru n'abagenzi banyu mugaragare nk'abafite akoba cyangwa isoni. Turabashima, tugira ngo mubakemo confidence, mugaragaze namwe ibyishimo byanyu, mupepera abantu bari aha. Imana nayo irahari, ibahe umugisha. Mwakire uwo mugisha. Mwongere mwicare. Ngibi rero ibyatugejeje, ibyishimo dufite yo kubageraho neza, kubageraho tuje mu birori by'aba bana, tubifuriza kubaka urugo rugakomera, bakabyara bagaheka,
bakabura imiryango yacu, naho iby'ibirori ndabyiteguye. nuko Murakoze cyane. urakoze cyane. nagira ngo mumwongere amashyi mukagira imana. Ange rero mwumvaga abenshi mwari mufitiye amatsiko n'uriya mumaze gushikirizwa, nagira ngo twongere amashyi. Anasta, izo mpundu ni iz'ibyishimo by'ijambo ryiza utubwiye. Murakoze cyane. Ijambo ryururutsa umutima ukagubwa neza. Sinsubira mu magambo, nagira nanone ngushimire kuri intore nziza, ngushimire kutica amasezerano, ngushimire ko icyo uvuze ugisohoza, ngushimire ko ukoze icyari ku mutima wanjye, kuba ugisohoje uyu munsi ndagushimiye. Kuba uduhaye Ange turagushimiye kandi tuzohora tugushima. Nanone nagira ngo nanje kubwira jambo rimwe, uduhaye Ange hamwe na mugenzi we Kimazi, nagira ngo Kimazi unyumve neza. Wabonye ko Anastase ageze mu zabukuru, akeneye amaboko, akeneye uwo azatuma, akeneye umujyanama, akeneye uwo bazicarana rimwe na rimwe akaganira. Rero nagira ngo nkubwire ko ukubwiye kuba ikiraro kiri hagati y'iyi miryango yombi, uzakomeze uba ikiraro, ukomeze uba umuhuza. Ndabona hariya harimo n'abandi bageni beza, kandi ndacyafite abahungu, n'ejo tuzongera tugaruke. Rero nkabambwiye Kimazi, kandi nawe ndamuguhaye, ubwo wampaye Ange, reka nanjye nguhe Kimazi. Azakubere umujyanama, azakube hafi, uzamutume, azagenda asuzuma inka, azagenda zishora, aziha amazi, azagenda arebe niba zifite n'uburondwe, azivura, aracyafite imbaraga. Akaba ari ayo magambo rero narigize ngo ngushimiremo. Burya bazavuga ngo agasozi kamanutse kazamuka indi. Nanone hano natwe irembo riruguruye, niwakenera umugeni, niwakenera izindi mbaraga, rwose umuryango uriteguye kuzakomeza gufatikanya nawe. Akaba ari uko navuga, mwese mukomeze musakwe mujari. Ndabashimiye cyane. Twongere duhuze ibiganza kandi dushimire ba data baduterekeye iki gitaramo ngo tugiteramemo. Mwabonye ko nari nirinze guhamagara intore ngo biyereke. Umubyeyi akiri mu mujishi nabonaga intubu zindagadwa, none muze kunyemerera noneho intore nzira kuri Josh, uze kunyemerera ubanze imbere y'izindi, hanyuma tubwire umuryango wa Karangwa yuko iki gitaramo twabateretse kitaza gucutsa vuba, kubera ko twabateze ibyiza byinshi biza kuba neza. Kandi aza gusaba Kim n'umukunzi we n'abatoza bagaragiye baze kunyemerera bigire ijuru, hanyuma batere izindi ntambwe, bature ababyeyi ibyiza bibari ku ndiba z'umutima. Josh.
kubyina rero abaririmba rwahise intwari kwivugira mu gihe tuzacyananiye amagambo kubera iteka waneye sinogenda ntashimye amashyi mu bana bawe sinogenda ntashimye kubera ibyiza wampaye sinogenda ntashimye kandi nari ndabikwiye kubera iteka ibateye sinogenda ntashimye byo kuba mu bana bawe sinogenda amashimye kubera ibyiza wampaye sinogenda ntashimye kandi nari ndabikwiye sinogenda ntashimye kugenda ntashimye oya 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 sinobyumva kugenda ndagushimiye wimana wampaye byose ibyiza wagabiye birarenye none mana ya oya 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 sinogenda ntashimye oya 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 sinogenda ntashimye kubera iteka unteye sinogenda ntashimye umufasha mwiza umpaye sinogenda ntashimye urukundo unyeretse sinogenda ntashimye kandi nari ndabikwiye abatumye bakina bahaguruka oya 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 sinogenda ntashimye oya 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 sinogenda ntashimye oya 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 sinogenda ntashimye nakwiringira imana bimuhemukire twese aha nayikoreye mwakoze n'isoni nukuri n'abakwiringiye imana bimuhemukire n'abayikoreye mwakoze n'isoni imana imanira duteture ijurira twibutse imigambi ya satani kuyusa imana imanira dutetuye ijurira twibutse imigambi ya satani kuyusa yeah. n'abakwiringiye imana bimuhemukire n'abayikoreye mwakoze n'isoni n'abakwiringiye imana bimuhemukire n'abayikoreye mwakoze n'isoni amarira ya kimazi yayahinduye ibyishimo amasengesho yanjye yakuye mu mufasha
Tugutuye akuwe umubavu aha